Kasuku ubwo twasozaga icyumweru cy'icyunamo we yasoje icyumweru cy'icyunamo nabi kuko yagisoje akubitwa n'abagizi ba nabi. Mu ijwi rye umva inzira nuko byagenze kugira ngo yisange ari gukubitwa. Rw'umukara rw'urukongoti rw'umukara nabwo bakomeza bakubita mu mbavu n'ibindi bagenda babikubita mwene aha ngaha. Ni bya bindi nyine byo kuvuga ngo akusportif kazamo umuntu akagerageza gukinga, ariko narakubiswe bihagije. Niba hari umuntu wakubiswe akanoga nge rwose ntago namenya kubeshya. Ntago namenya kubeshya, narakubiswe bihagije. Abantu batatu barambwira ati nibi ngibi uzabyibuka. Bavuga mu Kinyarwanda ngo nibi. Yes, ni Laza Media TV. Uba ugenda ukurikirana aho uherereye hirya no hino. Tugarutse mu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ni wa mwanya twahariye social media trend. Niye nkuru igezweho aka kanya nta yindi, nuko ngo Kasuku wa Mipango ngo yaje kuba yaterwa iwe aho atuye, akaba yaje gukubitwa ngo ibibando byinshi bivanze n'ingumi, ariko akabikubitwa n'abantu atabashije kumenya neza. Uyu musore rero Kasuku wa Mipango, umusore wo mu Gashyekero, aratangaza ko ngo mu gihe mu Rwanda twasosaga icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, we ngo aho yarari yaje guterwa n'abantu atabashije kumenya, hanyuma ngo bamukubita ibintu by'ibibando. Bamaze kumukubita ibintu by'ibibando, ngo abasha kuba yakoresha tekinike ze nk'umuntu wize ku ngufu, cyangwa se nk'umuntu w'umukomando ufite tekinike nyinshi mu buryo bw'ubwirinzi bw'umubiri, ngo aza kuba yarokoka abo bagabo. Kasuku wa Mipango yakomeje kugenda abivugaho ku rubuga rwe rwa YouTube ndetse no ku zindi mbuga agenda akoresha, ndetse bamwe mu ba influencers bo mu Rwanda bamwe nabo batangiye kugaruka ku iyo nkuru. Kasuku wa Mipango rero aravuga ko ngo abasore bamuteye ngo bari bitwaje ibyuma cyangwa se ibikoresho birimo imbunda ndetse urubando, menya hari harimo n'inyundo. Ngo ubwo yasohokaga ku muryango ngo yagiye kumva ngo yumva umuntu amukubise ingumi ipima toni. Iyo ngumi ngo abarayifirinze, barongera barakubita, ariko ngo kubera ko ngo yari afite tekinike ngo zo kwirinda umwanzi, ku buryo niyo yamukubita atamwangiriza isura cyangwa ngo amuvune akaguru cyangwa akaboko. Arimwo aravugwa ko ngo ibyo byabaye, ndetse ngo hari n'abo yatangiye gushyira mu majwi. Aravuga ko ngo hari ngo umwe mu bantu cyangwa se hari umusore uzi neza aho uyu musore Kasuku wa Mipango atuye. Nimero ya mbere wari uzi wanjye mu rugo ni umuntu bita Badrama. We yarahazi mu rugo, ni umuntu twagendanye, ni umuntu twasangiriye hano mu rugo, ni umuntu twakoranye ibintu byinshi cyane hano mu rugo. We yarahazi. Uwavuga ngo ni Badrama ngo niwe muntu ngo wari uzi neza ngo aho Kasuku atuye. Aravuga ko abo basore bamukubise ngo hari harimo, cyangwa se avuga ko bari babiri, ariko ururimi bavugaga rwari Ikinyarwanda, ndetse ngo bamubwiye yuko ako kantu bamukoze ngo kwari ukumuha isomo, ndetse kakaba kazajya kamubera n'urwibutso. Nuko biba bimeze. Ni bimwe mu byo tuba tubashije kubona biri guterendinga kuri social media, tukabibazanira mu kiganiro social media trend hano kuri Laza Media TV. Hano muba muri kumwe rero na Professional Lazatech ku bufatanye na Laza Media TV, aho tuba tugenda tubagezaho utuntu n'utundi uko update ziba zifashe,
cyane cyane kuri social media. Muri Professional Azatec rero tuba tubafitiye bimwe mu bikoresho bya elegitoronike, tubafitiye serivisi zitandukanye zirimo gusana ndetse no kurepara ibikoresho bya elegitoronike byangiritse. Tubafitiye ndetse na accessoires zijya kuri za telefone, za computer, ndetse turepara na telefone z'amoko yose. Ni karibu muri Professional Azatec kugira ngo dukomeze tubagezeho ibintu nk'uko muba mubyifuza. Ngushimira cyane wowe ubukurikiranye Professional Azatec, nkandira kuri subscribe maze duhurire mu biganiro byacu by'ubutaha. Urakoze cyane.